Welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello nshuti z'Imana, amahoro y'Imana bane namwe bavandimwe banjye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndabashaka kuvuga ngo amahoro y'Imana bane namwe. Ni kuri Shushu TV nk'ibisanzwe, ni mushyashya tugaha ikaze. Nyabwo wayo isanzwe ugenda ukagaruka turabanyamugisha kugira mu biganiro byacu bya buri munsi. Nshuti zanjye, uyu munsi ndashaka ko noneho turebera hamwe wowe ufite imyaka hagati ya 40 na 60. Donc ugeze muri icyo kigero kuva ku myaka 40 kugeza ku myaka 60. Tujye kurebera hamwe ibintu 10. Iyi video ni yawe, uyirebe kuva itangiye kugeza irangiye. Ibintu 10 ugomba guhagarika gukora kuko nibyo byiza kuri wowe, nibyo byiza ku buzima bwawe bwa buri munsi, by'umwihariko ku buzima urimo urasatira kwinjiramo. Ikintu cya mbere, ntabwo nshaka ko uyu munsi dukora introduction ndende, ndashaka ngo tuhite tubyinjiramo twihuse, sibyo? Imyaka ugezemo ni imyaka umuntu yandura indwara nyinshi, indwara z'imitima, indwara z'imivuduko, indwara zigiye zitandukanye. So igihe ugezemo kiba kigusaba kwita ku byurya, kwita ku myitozo ngororamubiri, agasiporo kaba gakenewe mu buzima. Donc umuntu w'umusore uri munsi ya 35 we aba agifite imbaraga z'umubiri, yakora siporo atazikora, aba agifite amaraso ya gisore amurwanaho. Donc wowe ugeze muri iyi myaka ni ibintu ugomba kwitaho cyane, kwita ku byurya, ukareba ibifite umumaro, ibikwangiza ukabigendera kure, ugakora siporo. Nibyo byiza ku buzima bwawe. Ikindi kintu cya kabiri inshuti yanjye, ugomba kugendera kure, ugomba guhagarika gukora, ni ukujya mu mishinga idafite icyerekezo. Akenshi umuntu afite amafaranga aba yumva akantu kose, igitekerezo cyose umuhaye, ide yose umuhaye, atavuga ati okay, hano reka nshore wenda byakunguka. Donc igihe ugezemo ku myaka yawe hagati ya 40 na 60, urabizi neza ko amafaranga avuna. Ntabwo ugomba kuba ukiri mu bantu bajya mu mishinga iyo ari yo yose. Kora umushinga unonosoye, witondeye, uzi neza kuzakubyarira inyungu. Nicyo gihe cyo kuvuga ngo reka nkore cyane, mbere nakoreye amafaranga, noneho amafaranga yo azankorere. Ni gute amafaranga yagukorera? Ni gute wabaho noneho mu buzima nawe mu mafaranga asigaye akora nawe wicaye? Ya mafaranga akorera mu buto bwawe, niba ari nacyo gihe urimo uri kuyakorera nonaha, kuko hari abagira umugisha bakayakorera mbere, hari nabo byanga ubuzima bugatangira imyaka 40 mu gihe yakisevinze agasaga n'ari gukora. Utwo ducyo uri kubona my dear, widusesagura, witujyana mu mishinga idafite epfo na ruguru, witujyana mu mishinga idafite icyerekezo. Ni igihe cyo kwitonda cyane mu gihe urimo urahitamo aho ushora. Nyabuna ubuzima bwawe bw'ejo hazaza nta wundi uzakwitaho uretse wowe ubwawe n'ibyo wakoreye mu mbaraga zawe. Ikindi cya gatatu nshuti yanjye ugomba kwitaho, ugomba guhagarika kwirengagiza inshuti n'imiryango. Nshuti, hari igihe hari ubuzima tubamo ukageza ukavuga ati baba badahari, baba bahari, I don't care, ntacyo bimbwiye. Ariko igihe ugeze muri iyi myaka 40, ni igihe uri kwaguka, ni igihe uri kubyara, ni igihe niba warabyaye ukiri muto ukiri kugira abuzukuru. Wita umwanya wawe mu bintu byose ngo wirengagize inshuti n'umuryango, kuko ni abantu b'umumaro, ni abantu uzakenera. Iki gihe nicyo ugomba kuvuga ngo ngomba kubaka umuryango uhamye. Donc ikintu cyo kwirengagiza umuryango n'inshuti ntabwo ari ikintu nakugiramo inama, kuko uri kugira mu cyagihe cy'abantu bakuru, uri mu gihe cyagihe cy'abantu bakuru bagomba kugira inshuti nzima, bagomba kugira abantu bazima. Rero nimba nta inshuti wagiraga, tangira ubyiteho, ushaka inshuti kandi inshuti nzima. Kandi ubwo uri mature enough, ugomba guhitamo inshuti z'umumaro, atari za zindi zikoshya kuri iki cyaruguru ugahita zana tuyashora aha, zana tuyashyira hano, nabo ibintu online, zana dushoremo. Ugasanga umuntu arimo arakujyana bujiji, arimo arakujyana buhumye. Itondere inshuti zawe kandi urikiraho kwirengagiza inshuti n'imiryango, kuko byanze bikunze this life ugomba kugira umuntu mu buzima, sibyo? Ikindi cya kangahe tugezeho cya kane, ugomba kwitaho cyane. Ita mu kuzigamira, mu kwizigama ndetse no kuzigamira izabukuru zawe. Ntabwo tuzi ngo tuzapfa ryari. That's why tutagomba guhagarika gukora no kuzigama. No, tugomba gukora till the last day, kugeza ku munsi wa nyuma, kugeza ku munsi tuzavuga ati ntitukiriho, kugeza ku munsi tuzapfira. So niba uri hagati y'imyaka 40 n'imyaka 60, nicyo gihe cyo kuzigama, sibyo? Nicyo gihe cyo kuzigama, cyo gutegura izabukuru zawe. Abakera numvaga bavuga ngo ngo umurimo ngo so nta kwanga, bavuga gute ngo imirimo yananiye so ngo arayikuraga.
wiba muri abo, wiba mu bantu bashaka kuzaraga abana babo ibyabananiye, sibyo? We kora cyane, shyiramo imbaraga mu kwizigama kandi uhanire kuvuga ngo izabukuru zanjye ejo bundi nigera muri 60 muri nonati Imana nihangeza nzabe ntanduranya kubana n'abuzukuru ngo ndashaka umukati bansohoye mu nzu bagize gute, sibyo? Izigame, nicyo gihe cyo kwizigama, ukazigamira izabukuru zawe. Shora mu bibanza ni ikintu cyunguka cyane. Ni umuntu waguze ikibanza miliyoni 5 mu myaka 5 ishize bari kukigurisha miliyoni 20 kubyo yitaguramo igipangu cyiza, sibyo? Tangira utekereze kwizigama, ushora ahantu hazima, ushora ahantu hazakungukira, ushora ahantu hazakubyarira amafaranga ku buryo uzageza mu gihe cy'izabukuru utagikorera amafaranga, utakiruka inyuma y'ifaranga, ahubwo ifaranga risigaye rigukorera. Wicara inzu waguze ikakuversa, wicara imodoka washyize mu muhanda ikakuversa, wicara ikigo washinze runaka ababyeyi bishyura minervale bikakuversa. Iki gihe ugezemo nicyo kintu wakabaye uri gutekereza kuruta ibindi byose, sibyo? Ikindi kintu ugomba kwitaho, iki kintu ugomba kucyitaho cyane kandi ukarekeraho kugikora. Abantu bafite mu myaka 40-60 baba bafite ahahise ukuntu babayeho, bagifite ukuntu batekereza byo mu ntekerezo z'ahahise. So inama nakugira, nimba uri hagati y'iki cyiciro cy'imyaka 40 na 60, stop. Reka gutekereza kuko basogokuru muri za 80 muri za 40 bari babayeho, ndavuga 1940 gutyo bari babayeho, ariko umuntu muri 2025 tugiye kwinjiramo Imana ntatugeze amahoro ariko azaho. No, wituma imitekerereze yawe ya kera ikuzitira, igufunga ngo ureke kwigushya. Right now turi ku isi y'ikoranabuhanga, turi ku isi ibintu byose byateye imbere. Wikanga rero kwiga udushya no guhanga udushya ukitwaje ngo basogokuru barahingaga, basogokuru bagiraga gute. Wowe ushobora kuba nta kibanza ufite ariko ukopeninga your mind, ugafungura intekerezo zawe ukiga bishyashya kandi ugakora bishyashya kandi bikakwinjiriza. Mu gihe basogokuru bahingaga bakinjiza biturutse mu byo bahinze, bafite amasabo, bafite imirima. Right now niba ntabyo ufite, niba mwana mufite isambu imwe mugiye kwigabana n'abana 10 na bangahe sogokuru yasize, uri kumva n'ibibazo nawe ufite umuryango ukeneye uguturukaho, uri kubona ako kantu k'iwanyu gasikangana gutya katazakuviramo ikizatunga abana bawe. Open your mind, reka kwizirika ku ntekerezo z'ahahise, utekereze bushyashya, wiga ibishyashya kubera ko nonaha isi turimo ya nonaha n'isi y'ikoranabuhanga. Rero reka gufunga intekerezo zawe ngo uvuge ngo ndakomeza ndambire ku byahahise. Funguka mu bwonko bwawe kandi witegure no kwiga ndetse no kwakira ibintu bishya no guhimba ibishya mu buzima bwawe mu rwego rwo kugira ngo ugire iterambere rirambye, sibyo? Ikindi gikurikiraho gisa nk'iki, kwirinda guhora mu mitekerereze ya kera, kwirinda gufunga umutwe. Donc ntabwo mvuze gufunga umutwe mu rwego rwo gutukana, donc ni mu rwego rwo kuvuga ngo biriya data ubwo yahingaga agashaka abagore 5 ukagira gute, umwe akamugabira hanajye nabikora. You can't my dear. Right now ubuzima burakomeye, buragoye, urabyara uwa mbere wa kabiri, uwa mbere ajya ku ishuri bakavuga mushyiremo wa kabiri biragenda gute? Open your mind, reba igihe tugezemo, sibyo? Ukore cyane, ufunguke mu mutwe. Niba ngombwa ugana ishuri, niba ngombwa ushaka bakwigisha ibintu bigezweho kandi bagufashe no kuba wabona ahantu hazima ushora, apana nyine gukora ikintu bila mpango, kuko igihe ugezemo yuko agakosa gato ubuzima usigaje Imana iguhaye kuba igihe kirekire wicuza. This the right time, iki nicyo gihe cyanyacyo cyo kugira ngo ukore kandi ukoreshe neza ubwenge bwawe, ukoreshe neza amafaranga yawe yakoreshe ku buryo azakubyarira ndi ugahagarika kwiruka inyuma amafaranga ahubwo yakakwiruka inyuma agasigara agukorera. Ikindi kintu ugomba kwitaho, ugomba kwibanda ku byagufasha, sibyo? Igihe ugezemo ntabwo ari cya gihe cy'inkunda rubyino, ntabwo ari cya gihe cyo kuvuga ngo hahiye twatwitse byagurumanye byagenze bite. No, reka ibitagufitiye umumaro. Uri umuntu mukuru ku myaka yawe, hano ntabwo bireba abagabo gusa n'abagore birabareba. Uri umuntu mukuru ku myaka yawe, ugomba kuvuga ngo iki ni cyiza, iki ni kibi. So ugahitamo ibitagufitiye umumaro, ibigusubiza inyuma ukabyigizayo, ugatandukana nabyo. Iki nicyo gihe cyo kwibanda kuri bya bintu byagufasha, bya bintu byakuzamurira respect, bya bintu byakuzamurira income, bya bintu byakuzamurira ubuzima bwiza muri rusange, sibyo? Ikindi kintu utagomba kwirengagiza ku buzima bwawe mu gihe ugezemo, kwirengagiza ku bintu bijyanye n'ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Right now abantu bari muri iyi myaka hari ikintu batitaho kandi cy'ingenzi. Akantu kose iyo ugiri hagati y'imyaka 40-60
ibintu byose ukabifata for granted, ikintu cyose nyine ukagifata nk'aho kizahoraho, birakwangiriza mu mutwe. Iga gutegura ubwonko bwawe, utegura ubwenge bwawe, umenye ngo ibi nimbikora birambyarira ibi, nimbikora ibi biragenda gutya, sibyo? Irinde ibyahungabanya ubwonko bwawe, irinde ibyagutera stress, irinde ibyakuzanira imbogamizi zimwe n'izindi, sibyo? Nicyo gihe cyo kwita ku ntekerezo zawe, cyo kwita ku bijyanye n'ubuzima buzima bwo mu mutwe wawe, kugira ngo ubashe kugira intekerezo nzima. Ugomba kubana n'abantu bazima, ukaba hasukuye, ukabana n'abantu nyine bagufitiye umumaro, ugakora ibintu biguha amahoro y'umutima ndetse n'ay'umubiri, sibyo? Ikindi kintu ugomba guhagarika my dear, nimba uri hagati y'imyaka 40 cyangwa 60, kugendera cyane ku bitekerezo by'abandi bantu. Nicyo gihe reka ikandamizwa, reka kujya gukora ikintu ngo uzane inama y'abantu nka 50 ngo nibabyemeza nibwo nanjye ndi bubyemeze. No, urakuze bihagije, ugejeje cyagiye ugomba kwicara ukareba ikigukwiriye n'ikikubereye, ukicara ukavuga ngo okay, I can do it, iki kintu nagikora kandi nagishobora kandi cyambyarira umusaruro. Nowadays cyangwa se nta nubwo ari nanone na mbere yaho amashyari yahozeho, kujya gukora ishoramari, kujya gukora ikintu cyakungukira, ukabanza ugahamagara inshuti n'inshuti yawe n'inshuti yayo ngo baze bakugira inama, bagatangira aho ya ibyo bintu ndumva aho ya ugiye gushya aho ya ugasanga abantu baraje babayisere mu mutwe wawe. Stop kugendera cyane ku bitekerezo by'abandi cyane. Ni wowe nkawe utekereze ibigufitiye umumaro, utekereze byakugira umumaro. Donc iki gihe ugezemo ni cyagiye cyo kuvuga ngo ndafata umwanzuro nkanjye kandi nzibikuriye kandi nzibimbere, sibyo? Ikindi kintu twasorezaho, ugomba guhindura ikintu kijyanye n'umuco mubi wo gusesagura. Umuco mubi wo gusesagura igihe ugezemo ntabwo bikwiye. Twakomeze kwibanda mu bijyanye no kwizigama. Ndakubwiza ukora abantu babuze ibibanza kera bakagura ibibanza, right now ashobora gupasura akantu gato akagura akakagurisha, kakaza kakamwubakira cya gice gisigaye. Uri kumva yashoye heza, yashoye hazima. Rero nawe rekera imico yo gusesagura idakwiriye. Fata amafaranga uyabyaza yandi, kugeza ubwo nimba ukiri kujya muri 40 muri 40, wicare kuri 55 uzaba ufite ubashyize akaguru ku kandi. Murabizi hari abasaza benshi bakuze bazigamye kera, twabigiraho, sibyo? Akaba afite amamodoka nk'atatu ajya Kenya, akaba afite nk'igipanga amafite nka 2 akodesha, akiyicarira amafaranga, akajya amubeshya amafaranga ku kwezi, akarya, akahaha abana, agahana abuzukuru. Atavuze ngo nteze intoki cyangwa se nteze ubuzima bwanjye ku bana. Ugasanga umwana ari guhura n'ibibazo, nawe mubyeyi w'imyaka 40, 50, 60, nawe uri muri wampaye. Rekera, nicyo gihe cyo gukora kugira ngo wizigamire ahazaza. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo Imana uzamfashe no mu buzima burebure, uzandinde gusaza nanduranye, sibyo? Abantu benshi barabyifuza. Gusaza yanduranye se biba ari ibiki ugira ngo? Gusaza yanduranye bashaka kuvuga ngo sinzasaze njya gusaba abana banjye, sinzasaze abaturanyi banyinuba. Hera right now, tegura icyo gihe, ntago tuzi igihe tuzamara. Hera none aka kanya kibona iyi video, ngusaba ko wayisangiza abandi, ugakora comment, ugakora like, ugakora share, ukambwira n'ikindi kintu twagutegurira. Nyabuna iyi video ndakwinginze nyikoze ngira ngo ibi bintu nabibonye ahantu abashakashatsi babikorewe ubushakashatsi, ndabona aho ati why not. Kumfite abantu bankurikira bari muri iki kigero cy'imyaka, bababwira ibintu ntago byabafasha. Rekera imico yo gusesagura, wige kwizigama kandi uzigame mu bintu bikubyarira amafaranga, kugeza ubwo uzahagarika gukorera amafaranga ahubwo yagasigara agukoresha. Ikindi kintu twasorezaho nk'akanyangezo, usibye ko cyo cyagombye kubanza, nimba ugejeje imyaka hagati ya 40 na 60, senga. Gira gute? Senga. Ushaka ko warabaye iyo myaka yose upaganye udasenga, ariko my dear, iki nicyo gihugu ugezeho, handi uvuye by'abagore warahaze washyize ku ruhande, byo kwiruka mu bagabo washyize ku ruhande, handi ugeze kuvuga ngo ninjye n'Imana yanjye anytime nagenda. Ese ningenda kwa data nzajyana iki? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala nzamushyira iki? Nzagenda mvuga iki? Nzagenda nitwarira ihe mpamba? Akenshi duhiye bikazira gushaka iby'isi, ariko se nshuti bagenzi, ubuzima bwa hariya nyuma y'ubuzima ko tuzaba tubanjije batakiri muri iyi si,
tuzaba twajyanye iki. Senga nicyo gihe cyawe cyo kwiyegereza Imana kandi ukanayisaba ikagufasha muri ibi bintu byose kugira ngo bibashe gutunga. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubakunda. Ni kuri Shusho TV turabakunda, mugire ubuzima, mugire ubuhagarike n'ubugingo kandi muhahe muronke. Ndabifuriza ibyiza mwamfura. Bye bye.